umusanzu araharira. Itara riba ricanye ibintu byose. Byaramucanze pe. Uzanitekere bya ibintu byose. Kandi ko nakizwa, ubundi gukizwa no gukira. Ninde ukomanga? Komanga rwose. Bambaza kuri. Sumero yagiye. Phone yarayigurishije ngo mpamagara. Sibigimba nakomanye kuko naguhanyije. Bimeze bite? Sawa. Hako wowe buri gihe Niba amatara bakiri kwaka. ahura ni ikimese kuba mu nzu rumwe ariko bigenda. Biriko Ruyi. Kugi wawe ntumara yo kabiri buri munsi ugenda ugaruka noneho byagenze tugarubone iki? Ni ibintu byihutirwa cyane ngomba gukubwira ko twinjira mu bwiye. Ariko rero bino bintu byo guta ibintu byose hanze ntago bari. Ariko ujye ko ntawe uri mwana agira hano. Ngaho ngo n'ubwibyo bwino. Yabyihorwa biba bizima yewe. Ngwino wicara nawe. Cyane agaragucanze se. Ngwino yabyihoreye yewe. Byihoreye cyane. Ngaho ikinga we eje kaho ngaho dore ecara hanga dore kubuza widongokiza ngo nukuzi wanyusha Cyereda. Nese nibigi usiga usoma biriya koko ni icyayi nakiyobotse ubundi moya buretse hamwe iki ni icyayi ushaka pastor nawe se kandi oye kupagana nicyo gihombo buriya kumupagana nicyo kibi ntari rero nge nakijijwe ubona ko nta bibera nagiraga hano nge abanyakabari bari abanyakabari muri gashira bwa bose nge nabavuyeho kare icyambere iyo mu nzoga munda uburi ikibindi burya oya turizengero z'umwuka wera se turi insengero z'Imana noneho iyo umuzoga wirwa mu kabari ukararamo uba wahindutse umuvure noneho umva iyo uri umusinzi ugenda ugwa no mu muhanda uba wahindutse itende nk'iyo ibitende kaba ngero ubu natanye kuganira n'abantu bakijwe gusa nanjye kangwingiye ngo si bibira si wayise harananditse ngo inywere vino kuko imirimo yashimwe n'Uwiteka ngomba kuzajya nyinywa ewana ibintu by'ibyaye uretse ahubwo nawe ngwe gacyayi kare ngiye mu cyayi ngewe ahubwo nzanira amazi wakumva isinze nkuzana amazi nzanira amazi ntacyo ariko nawe usoma ucumura kuri ijambo ry'Imana kanze ngo amazi hano mu kabati mbanya afite muri icyayi nta kibazo sha amazi ngewe gese ngo amazi aratetse sha batageraho ni nyoko amaga amazi aratetse waguhungu we ni mama wari wamaga ibizi batetse kama byabizi by'ikinyonzo bya hano hepfo ako muze umukozi namukuboneye ugiye kuryoha niyo mama arimo ndeba rero ngo guhana ngewe do umubwiriza ibice bitatu mu wa mbere ngo ikintu cyose kigene mu gihe cyacu mpamvu nakuboneye umukozi nanjye niyo mpamvu ubu rero nizere ko nta bindi bibazo ukigira ubu ngubu ariko ibintu by'inzoga ubisezeraho kugira ngo nyine twerekizwe yereka na biriya bintu twahoraga mu ngo zacu barabatayimoni muri Ushaka ntabwo ubizi ibyo ni ibintu iyo umuntu adasenga arasengera yewe ni ibintu bagushyizemo wowe ariko ibyo bashizemo nanjye nebesanga ari byo ubunyatsi na karande ntabwo nangiye gusane byatangiye kugenda kano gashati nako umuntu wampamagaye ambwiriza abonye nemeye gukizwa ahita kano gashati sama kano gashati kuki utamiye ngo ngende mbikubwira abapagani umva abapagani yo mugendana imyenda baracitse nabo ntibagiraho bataha babasura mu nzu buri munsi ariko ubu tuvugana yambwiye ko zanananye n'akazi sinzi ko bakizamuka bakikiyede ngiye mu gusa kazanajya karako ukizwa sha harimo inyungu nyinshi ba mu nzoga bamukabari mwana wanjye twubake ingo nziza nagendesha basige baguha imyenda ubwo rero wamara imyenda y'imfashanyo koko ese ko ibyo ni byo tugiye
ntujye buri migozi guhambira ngaho mbwira ikikuzanye nawe njye nkubwiye ibyanjye kanze rero nkubwire noneho sasa ngiwe bazabivamo yango mama asigame n'amakaramu indani akaba ariho teke ko hari gaze ari gukoresha ibintu byo guciriza isafuriya kuri uru rwego bazashake n'urukozi ngo umukozi wiwe iyo niyo wahamagara ba sogokuru ntiyanaki avuga iki noneho se ubona bari mu kazi kose ubona rwose reka nshaka kumbwira ko nahindutse se ibyo si ibintu watinda uguhinduka reka ntabwo ari ikintu umuntu ahera mu kwa mbere yiga akagera mu kundi ariko ikintu kirimo kintanga mba nawe ufite mba ntasabo yarashize nijoro shira nijoro nta mverope nazanye isabune harimo isabune no kuba waje wangutse kanukiri nzira ariko utangiye kujya untuka ubu ndagutuka nyine kandi waje ntumvugisha cyangwa wanyoye kamwe wabyina wanyoye kenshi none uyu munsi wanyoye kamwe wanyoye kamwe se shaka aracyavaye ku ngo unsuzuguritse nyine nta mafaranga umuntu afite ko amufata uko mwiboneye ahubwo se nta gikoma utetse urabona nifitiye imbaraga zo kunamiriza mu muziko ntekereza ibikoma by'umuntu ungana nkawe ngeze kure ubwo noneho n'igikoma uko kimeze kumaze kuba umugabo uratashaka igikoma nzi ko amafaranga yabuze umva nashaka iki aya mafaranga ntujya uyabura kutabura yo kunywereka noneho tuvuga ko nyafite ngewe nkaba ndi ahubwo uzashaka amafaranga uzanira umukozi agita akigutekera iki gitekerezo nanjye ifite washatse umukozi koko zana amafaranga nyine utumushaka nzagushakira ndaguha amafaranga mu rugo rwawe ngise umukozi ngiye kumujyana iwanjye ayo nywera inzoga n'ayanjye wowe amafaranga ufite kuramo amafaranga ushaka umukozi aba ari kimwe gushakira urabona ngewe umuntu nkana gutya nzanirirwa muri ibi ngibi ko kujya gutekera igikoma uzanye buri muntu agakozi kajya kadufasha mu gihe udahari urumva ariya yajya kujya kunywera rero uzayashakemo umukozi reba ubushize bwo mperuka hano ndabizi mu cyumweru gishize by'inkondo umubwira ibya wa mukobwa ni ukuvuga ngo mfite gahunda yuko namuzana hano nyine ukamureba ukanshimira ariko ndabizi uzashima kuko ni umukobwa w'umutima ni umukobwa ikinyabupfura cye kiri ku rwego rushimishije ntabwo ari nk'aho ubundi nari mfite reka mwana yarize neza yarezwe neza nta ngeso mbazi urumva rero mbese muri make kugira ngo yaba afite uwambere aricyo yarabaye njyewe namurebaga nabona ntacyo abaye cyane narabyumvaga nabonaga rwose muzehe narabyumvaga ngo wabonaga yatwaye uretse ko urupfu narwo rusuzugura rwo kabura idini banza wumve uriya we noneho kurana byumvaga ngo urabakoragaho aho ugira ngo urarupfu nirwo wagukuye amata ku munwa banza wumve se banza wumve noneho uriya we ngiye kuzana niyo nanabyumva ari n'umwana ubimbwiye ibintu byose naguteganyizaga byose wahita ukuraho neza pe abantu baganira bisanzwe bakiganirira reka iyo ngingo y'ibitandukanye kuko ngo rero ndi guteganya kumuzana mu kwa gatandatu turi mu kwa gatanu urumva ari kubura iminsi mikeya ahubwo ugomba kuba witeguye birano by'isuku ukabyitaho birano byose by'inuza bya bisogoro biri hariya ibintu by'amaso byose ukabyitaho ndakuze abantu bagufasha ibintu rwose nageza n'undumirwa uzi ko ibintu byose biba biri hanze amatara aba agicanye si ubundi koko njyewe ubyibuke ntabwo nize imyumvire mfite ntihariye igarukira none se uko ubizi inaha mu cyaro cya Gashirabwoba muri hari abandi bize uretse wowe wagerageje kujya bariya bose mwajyanye ntuzi ko baviremo gardien ntabwo ubizi ese kutiga n'isuku bihuriye he
sinyambona abantu bizara basa neza se akarakare ubu se kusa neza ubu ngubu bisobanuye ko uvuye ku ishuri uyu nyine aho nkirijwe abakozi b'Imana batangiye kunyereka uburyo umuntu yabaye cyane mu gishya imyitwarire ihinduka okay nanjye umva barasa naho rwose bagira bagufasha muri ubuzima amazina kubeshye naziraye muzanyije niba ndi bugasazi kabandi gute se ubwo nge ndareba ndabona wahindutse ikigega cyangwa se usigore n'umuvure kuko itende rwose ryakuzuye itende byo wapi sikuho ngo utangiye kunuka neza ntabwo ari ugutuka ariko mwana wanjye ariko nako ubundi uwo mukobwa arakijijwe arakijijwe pe arakijijwe ni umwana wavutse asenga kugeza n'ubu ngubu sindumva ngasibye gusenga no kucyumva kubera ko impamvu arona ngenyinjwe vuba aje adakijijwe kwaba ari ukongera ibinyoro mu bibembe nanjye nahita nongera nkavuga ariko ntacyo ndaza kugushakira umukozi w'umuhungu akana gatoya k'agahungu kazajya koza ibyo byombi niba ari uruhungu ushaka uzarora ugenda ihene umuhungu uzashaka agakozi k'agakobwa ariko kigiye hejuru kazajya urabona hari igihe nyine umuntu asubiye ko ntegeka n'urugero rwo nzashaka ariko se mubwire icyo umukozi yazakora urabona hari igihe nyine hakurya abisimenti n'abimanuriye mu myenda biriya bintu binuka si wowe ukwiye kubikora intera n'iseseme nyine ufite intego yo kongera gusubira ku gisimenti ntabwo nzasubira nyine wowe uzashaka umukozi w'umukobwa ku buryo azagenda akanasasa hariya mu cyumba ni umugore se nzaba ngukeneye wapi nta mugore ngiye ntabwo ngusabye umugore gusa nyine nshaka none umukozi ujya kugusasira kandi ukaba udashaka umuhungu ukaba ushaka umukobwa ubwo si icyo ushaka n'icyo atari umuhungu ngewe uzaza n'igihugu kizakinyambarira imyenda kwambara nicyo kibazo uzashaka agakozi k'agakobwa kigiye hejuru urumva utangiye ko ntegeka rero abakozi nzaza urabona kiriya gihe banagiye ku gisimenti nyine haza byagenze kuri ya imyenda n'abimanuriye buriya ntabwo biriya bintu ntabwo wakavunitse ari wowe ubikora mbese ufite gahunda yo gusubira ku gisimenti nkongera nkaruha njya kugufurira biriya bintu uriya we noneho uzibeshye unasunutseho utuzuru unamukoraho ibintu byose baguteganyirizaga byose waba ubyibagiwe kandi si ugukubeshya si umukazana ntazaganira na serukwe se kuganira si imbyanzi ariko hari igihe uganira ukarengera ariko nyine abantu bazaduteranya ngo ugire ngo ibyo bavuga n'ibyo nubyumva ntuzabifate nk'ukuri kuzaba ari ukuganira ibyo ngibyo nawe nyine ubishyire mu mutwe ubyumve ko ariko bimeze ariko ntabwo uzi ko nakijijwe gukizwa se bisobanuye ko ibyo ngibyo utabikora ahubwo gahunda ihari wegenda witegure neza ubu uri ku mucyo nk'uko bigomba kuba bimeze tutazasirira hari ahantu ndakwinginze nta kibazo ubwo rero ikindi gisigaye ndumva najya mu kazi sinzi ko ndibona gashoboye nazirayemo pe ariko uhereza udufaranga two kwikenura urabona ntabwo ayo no kwejeje ubundi urayamaze ko kutari kunywa inzoga se none yagiye he ese muri fu y'igikoma isukari ntiyahenze kandi koko inama ngashira bwo kugira ngo bapfa kubona urukwi dusigaye twatangiye kugura amakara ngomba gusinzira ibintu byatemba n'abimeze nk'ibibindi mbona bacometse nkabona kiratse ni gazi iri ese erega ubu ndashaka kuzakwimura hano hantu ugasirimuke yego shaka kuzakwimura ubu ngubu gahunda ihari reka ndeko nagera ku kazi akumenya nyaboneka ntuzansebye kuko nsebeje Yesu ntacyo ubu rwose agakoma nakamenyereye icupa hehe no kongera kuri ngewe ahubwo nabona nuko nyine ubu ngubu wenda uzaba nyine undi iruhande kwa kutari kunywa inzoga umuntu yagushyira nko ku kigega nyine ku bukwe ukaba wazibahira rero nshobora kongera guhita nongera nkazirurumbira aho ngaho uzaba nduhashira nyine ntabwo byakunda kuko urumva uzaba undi iruhande ntacyo reka ndandenze irembo nigire mu kazi genda ibyawe ntibyoroshye uhora buri munsi ufite gahunda yo gusubirayo ariko nyine uzashaka umukozi w'umukobwa niyo uzamuka nanasubiyeyo azajya agenda nyine akabikora ku buryo wowe uzongera kujya wirirwa uvunika ugira gute kuko reba n'ibizi uba wogesha ku ntu bisa ese kuntu bisa nyine isafuriya se wowe wabishiriye amazi nayo ubonye
bakuburijemo ibyo abo baba babishirira fata isafuriya wagira ngo ntukireba reka nkubwire nzakugurira rinete se basi ujye ureba neza dufite gaze gute ufata isafuriya ukayishiriza bikagira hari nese niba utanareba ntabwo numva se namba nisaje hari igihe njya mu nzu nkicara mu ntebe nkasinzira gatotsi akantwara bigashirira urakabya rero ujye uvuga ngo natahe yareba kugira ngo agashirize udushirize ibyo kuri mwarwe ko nabonye wa musore uza hano wasohoka hariya wakubitana n'amaso nkabona urikanze usubiye inyuma twari ugiye no kwitura ku nzu kakwita uriya musore rero namusezeranyije kumushakira umuntu noneho amafaranga arenze ayo bakuye mushiki wanjye ngo nimushakire umukobwa buriya rero ngiye mubonye ahangaha gukora ikiza ni ngo ni umukobwa ngo ni umurundi uriya mujama ngo ni umukobwa ngo wo mu Rwanda ngo yakunze n'ahangaha ngo wamukorera ngo buri kimwe cyose ngo ni umukobwa yaramubuze noneho yampa amafaranga mbega amafaranga kiriya kijya mu kubibona kingana kuriyi bazi nako n'amafaranga dufite angana mwana we mbega ikigabo ahubwo Rutika umva buretse maze iyo nkuru story yose nikubwira irangire umurega twahuriye mu muhanda ambonye na nivire ruguru iriya hejuru hari hafi n'amashuri kwa Basimoni arambwira ati se ko mbona usara umuntu w'intanga ndavuga ati ngewe ndikavukire uvuga ngo nduwina navukiye ahangaha usanze arambwira ati yongeye kuguha akazi ndavuga ati iyo job utari wayivuga nayeme nshakira umukobwa ambwira story z'umukobwa no story zo uretse izo story zose nari nzitayeho none ngiye no kwigendera numva avuze amafaranga amana nyagasani we ambwiye umubare w'amafaranga bagate iki senzi koko wakica mu akatwara nayo gifite yose ubundi mama wowe mbaza ngo uwo mukobwa ashaka ninde do ikibazo cyawe rero story yose uri kuyumva nkabona nta n'ikintu uri kumbaza uko wagira ngo ntabwo turi kumwe mbaza ngo uwo mukobwa baroha uguye ibigambo nkakumva nkumeruko jewe kubera iki amafaranga ari muri iyo job noneho dore rero ubundi se umukobwa uramuzi buretse story namaze kureba kiragiye kigayagurika n'ubunini bwacyo ngo reka ngo ndakwereke anyereka ifoto mana nyagasani nyikubise amaso nsangane kwine mushiki wanjye ariko nkanjye nyine wishakira mani wishakira ibiceri nanga kumwereka ko ngiye hari n'ahantu muzi ambwa tuyu nguyu ndashaka kuba za Canada za state mubwira ko umukobwa ari ubwa mbere mubonye ariko ngiye namufasha kumuhinga ubu rero niyemeje kumushakisha itoroshi habe ku manywa nzamurika nzamubona ntahazanyitsinda ari amafaranga kiriya kirundi nyari ngo mikeke ngo noneho habyambwaga ngiye nkibaza ari n'ibiki bikancanga se Rutika ubona uzakura hehe Queen nzamukura he nsari mu isi nzamushaka mpaka mubonye ntabyo kuvuga ngo Queen ese Queen ni akantu gateye n'urushinge ku buryo ntazamubona ntiwabyumva we ntiwabyumva ariko Rutika njye mbona ntazi ukuntu uteye amafaranga ni meza kabisa abo uba muzima buri igicucu niba uhora wasinze buri munsi wasindira icyo utayakoreye wasinda gutya amafaranga ubundi wowe amakuru yose uba yazi cyangwa nimara kubona amafaranga nzamara amezi 2 ntarataha nibera mu kabari gusa ubundi se ko mba numva wasizoye ibigambo waruhaguye wakoze iki ibintu byose hirya no hino sinjye kubwa story y'ukuntu ugiye kuyabona se mba nakurebye nkayoberwa icyo uri cyo muri make genda murondo ufise amahera ubundi ufite amakuru cyangwa ntayo ufite amakuru y'iki ngeneye amakuru y'iki ko ngomba gushaka umwana bakambifunga ubundi se Queen uzamukura he se kumubyeyi nawe arantangaza pe Queen nzamukura ngenda kubwe ko niyo yaba ari mu mwobo nzafata amazi ngasukamo yigira ifuku nigira amazi nzamushakisha itoroshi no kumanywa nzayicana bakamubona cyane ko ari n'inzobe washaka wabura umuntu w'igikani wabura umuntu w'inzobe ibyo ni ibintu mubwiye jewe iyo nkurebye urushaho no kuntera agahinda cyane
kuko iyo urahagura ibigambo gutya utazi ibipfa n'ibikira nta n'amakuru namwe ufite umfitiye ishyari se ko bagiye kunyihera amafaranga nifite n'umfite uteka ntafite n'umfite gabanya ibigambo byinshi ufite gabanya ibigambo tuzajya upfa no kurya ibyo utazi no kurira butazi ko bariho cyangwa batariho Queen yarapfuye ngo Queen yarapfuye ntabwo bishoboka Queen yarapfuye mushiki wanjye Rutika Queen yarapfuye sha ntabwo yamvira ubusa gutya batamaye ari amafaranga muri uriya mugabo rero oya ntabwo ari mushiki wanjye wapfuye ntabwo ari mushiki wanjye cyane Queen ubu se ntabwo yanyeretse ifoto ntabwo yapfa ngeze igihe cyo kurya amafaranga ntabwo mama wari ibishye wamusangaga yicaye hariya buriya niwe wampaye amakuru neza y'uko Queen yapfuye Queen agapfa ngeze mu gihe cyo kwirira amafaranga namusanze ruguru hariya mu muhanda yicaye arimo arira biteye ubwoba ese ubundi ubwiwe ngira amatsiko yo kumenya ikintu kiriza uriya muntu w'umugabo yicaye mu muhanda ndamwegera mushiki wanjye urabizi rero abarundi buriya bagira urukundo ntazi ukuntu ruteye ntabwo mushiki wanjye yapfa arira yiziringa hasi mu muhanda ndamubwire nturabizi ariko akarira numva avuga Queen ati Queen wanjye yiziringa hasi mba Rutika Queen ntabwo yapfa aka kanya Queen ntabwo yapfa batamara amafaranga ceceka umve se ukuntu yapfuye neza noneho ukuntu namenya amakuru neza yuko Queen yapfuye ntabyemeraga yavugaga Queen Rutika mbabarira ubwo ndangije naramubwiye ndero ngwino tugende mu rugo ugende uruhuke utuze unyereke umbwira by'ukuntu mwaje mbwira Queen yakubwiye ko yapfiriye nahise ntekereza ukuntu nabuze umwana wanjye ntekereza ukuntu twabuze irengero rya Queen ubundi ubu Queen ariho ntariho noneho numvisha avuga Queen ngira amatsiko yo kumenya Queen uwo ari we oya mbwira nyine yapfiriye he yaguye he Queen cya kigabo cyakubwiye ko cyabimenye buriya twaricaye arambwira amakuru ya Queen arangije ndamubwira nti basi niba ufite ifoto ya Queen uwo nguwo uvuga munyereke nisa niyo kugufa telefone iriya mbwigire go kwa makeya ikansanga ni Queen yice na mushiki wanjye urumva rero wagicucuwe gipfa kurya ibyo kibonye ntabwo z'amafaranga bavombeje upfa kurya amafaranga y'abandi nawe uzapfa ntuzamenya n'urukwisha Assim, bolso não, já que fugou um diabo. Mundindire gatoya ndabavugisha hanyuma ntumugire mu rugo. Gashuhe wari hehe none ko nakuhamagaye cyane. Bose nagana hirya mu tuntu turi mu gake gake ariko turimo. Nizera ko wakoze neza. Nakoze neza cyane rwose. Uyu munsi umviza gashuhe ngo hari ibintu nshaka kubaza. Izo ekuteri zivuga iki? Nico nakuzaniye na n'uturimo wari kurakora kamene oya ngo wari mu kazi na turimo wari kurakora none wabaye muririmbye mugani wayo ngo uri umuhanzi wabaye umuhanzi kugira ngo ugire kurezo ekuteri sinshaka kuvugana nawe ufise ekuteri kugira ugere ka kurasha ndavuga cece iki nashitse ibyo bintu mu mutwe ni yakunga kase kandi nakabanye abajuri muri quartier naho n'ubuzima n'ubugi oya wewe ivyo bintu we ivyo mutwe iraba mutwe
bose usa n'abakira muto ikura ibyo bintu akanga kuraho ibyo bintu ngaka bose umwanda gusa bose ubona muri iki gihugu mwumva wowe ugomba wowe bazonca amande kubera umwanda wawe inda imbaraga bose ubona akabona akazi kenshi yakoze kinyamwanda je kinyamwanda nizaniye by'umwanda biri hano byose mwe nabikuraho ubwo nyine kuko nayo ntaro umundi kubera ko utawo umusilamu umusilamu bose ubundi byariko ubundi yewe genda umukristo bose ngira ikimeze genda umukristo bikanda mbere byabuze simengo sindaguhemba sije ko darukana umveje sha raba ingene hameze ahantu oya itegereze unama wewe unama ndavuga unama raba uwo mwanda uri wanje utungutu ngereka kivagondo utungutu ntabwo muri gasho jaride keza bose ntabwo kizanzo ara hirya ceceka naho uwo mwanda ngaho onye wa kicucu ndahita ndukuraho mukanya kijoyi nimba utadukunze ntacyo gihe nacyo ndahita ndukuraho nimba utadukunze abona umwanda wunzanira iwanje je ariko bazaza baguseka bakiri bose bagenzi bawe twaravuye abanyamute we nabwo utanga wowe amafaranga y'isuku ndahita ndukuraho ntacyo niba jye baguseka gihe nuzagira icyo mbaza abasuma bose bo mu mudugudu ngahanye abasuma bose jewe ngaha muri uwo mudugudu bamaze kumbwira byinshi cyane kuri wowe ntabwo ndi gisuma bose ubundi ninde tokwita umujura hari ikintu wari wabura hano bose mbone ibi bintu byavuyeho mu kanya ntacyo azaza baguseka kirofa kandi ndabikureba bagundu mbone umuganda ngaho onye nkuko dutegekwa na leta mbone umuganda ngaho wawe urumva wa muhungu mbone umuganda wawe ukoze urambona kwega umurundi ino nkuru yose ishaga ntwara umutwe neza ntsika mureke ntahagaze umutetsi wo mu Rwanda reka nze ngewe nzamujyana muri RIB badufata nabi ngo turi bakaryara uko badusuzugura nantege turi abantu reka nze mpakore ariko reka nze azasubire